ubukene burahari. Ntago uzafata ubukene ufite ngo ubuvange n'ishyari kubera ko Pascal yabonye 2 abonye 5 abana bariwe mu rugo ngo ubivange n'ishyari ugira ishyari ryuko ari wakabaye ubifite. Ntago rero Imana izaguha umugisha. Abantu batandukanye ishyari n'ubukene. Uri umukene senga Imana kugirire neza, reka ishyari. Nibura rero ishyari ni ribi. Yesu abaho umugisha rero. Abasigaye bisiga ibintu ivy'Imana babihinduye comedy, bakaza kuri kamera wa mwanya bari kuvuga Imana, bakaba bari kwikura ibitanezeza Imana, ndetse ntibatinya no kwiyatura amagambo mabi kugira ngo bikururire ababareba cyangwa se bikururire abashobora kubafasha. Ariko reka nkubwire, wakwivuruguta hasi, wakwivuruguta mwivu, wakora icyo ushaka cyose, ntabwo wabona Imana, ntabwo wabona ineza y'Imana udakiranuka. Reka nkubwire impamvu ubutayo gushaririye, itondo bazimana neza. Hari n'igihe yaguciye ku ngoma, ariko ukibwira ko ugifite uwo mwana, kandi ufite umwana afite ubugingo. Ufite ubugingo ntagenda nk'injiji, ufite ubugingo ntakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ufite ubugingo ntiyitwara nk'abisi, ahubwo ufite ubugingo agira uko agenda. Emana we mamare. Yego, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikira amuri. Uyu munsi dushimye Imana yuko yongeye kutwemerera kugera ahangaha kugira ngo tuganire ku byayo, tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku byanditswe byera. Nkuko bisanzwe rero, reka tubanza dusenge Imana. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ngushimiye yuko wabanye natwe ukaturinda, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka kibe munsi nkuko kiba mu ijuru. Ngwino bane natwe rero muri iki kiganiro kugira ngo ugikurikiye wese umuhereze umugisha, kandi uhereze umugisha bakoze subscribe n'abakomeza kuyikora, abo bose ukomeze kubaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Imana amahoro rero ibagirire neza kandi bagirire neza cyane. Turi mu bihe bigoye kandi turi mu bihe biruhije. Umugenzi ujya mu ijuru abenshi ntabwo babizi, abandi bibereye mu bindi nyine babaye bantu bindeba, ariko ni witegereza neza uraza gusanga turi mu gihe kigoye, kandi kigoye abantu cyane cyane bayoborwa n'umwuka cyangwa se abakristo nyirizina cyangwa se abanyamadini cyangwa se abanyamasengesho. Ni ibihe rero bigoye bisaba kugira ngo twitonde wa mwanya wose twicaga ubusa. Hari ujya kubona ukabona umuntu afashe umwanya wo kuvuga Imana awuvuzemo ibindi bintu bidakwiriye, ugasanga umuntu umwanya ari kuba ari kubyaza umusaruro, mu by'ukuri ari gukora ibintu Imana idashaka. Ngewe rero ntago ari ibyo ngibyo njemo, ahubwo ndaje kugira ngo nkubwire ko Yesu agukunda, kandi nkubwire ko Yesu ari kumwe nawe, ntabwo yakwibagiwe, ntiyaguta, ntabwo yaguhana, nubwo haba mu byago, nubwo haba mu makuba. Uwishingikirije kuwiteka akabana nawe, agakorana nawe, akavugana nawe, akamwinginga mu buzima bwe bwa buri munsi, nawe ashishikara amwegera. Nibyo rero, nimba twaramenye ko Yesu ari umuti, ari umuganga, ari muzima, ni mureke tumwegere, kuko hari igihe umuntu yanga no kumwegera bitewe yenda n'ubushake bwe cyangwa se na gahunda ze, ariko mu nyuma akicuza impamvu atigeze amwegera. Hari akarimo kajya kavuga ngo urabeho ndagiye nyiranzihanejo. Nta mpamvu nimwe yo kugira ngo abantu bakomeze gusambana, abantu bakomeze kwiba, abantu bakomeze kwesikora, abantu bakomeze kuba muri ibi bintu bameze nk'abari muri komedi cyangwa mu mikino, kandi mu by'ukuri batazi umunsi n'isaha Yesu Kristo azazira. Birambabaje rero cyane kubona n'abakozi b'Imana benshi barimo baca mu nzira itari nziza, cyangwa se bagatakaza igihe Imana yabahaye bakagikoresha nabi. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo dukoreshe igihe Imana yaduhaye neza, ni nabwo tuzahembwa kuko nk'abakozi bakoze neza. Reka turebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 11, umurongo waho
yego reka dusome Luka 11 duhere hanga ku murongo wa 9. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Imana amahoro itugirire neza. Bibiliya iratubwiye ngo umusabe muzahabwa, ngo kandi mukomange muzakingurirwa. Nukuri iki ni igihe cyo kugira ngo dusabe. Turasaba nde? Ntabwo dusaba abantu, ntabwo dusaba abakomeye, ntabwo dusaba ibikomerezwa, ahubwo icyo Imana ishatse kutubwira hano, iratubwiye ngo dusabe Imana Data wa twese uri mu ijuru. Kuko Bibiliya ivuga iby'umwuka, ntabwo ivuga ibyo mu mubiri. Hari igihe umuntu ashoboye kubwirizwa iri jambo rivuga ngo musabe muzahabwa, we akirukankira kujya gusaba abantu. Oya, ahubwo usaba Imana, Imana nayo igakoresha abantu. Ariko icyo Imana itubwiye ahangaha tugomba gusaba ni iki? Musabe imbaraga, musabe kwizera, musabe gukomera. Byanga byakunda hari ibigiye kuza cyangwa se ibizaba bigakomerera amaso yawe, bigakomerera ubwonko bwawe, kubiresista cyangwa se kubyakira bikakugora. Niyo mpamvu Bibiliya iravuze ngo musabe muzahabwa, kandi mukomange muzakingurirwa. Ntabwo ari imiryango yo kwa so wanyu uzakomanga, ntabwo ari imiryango yo kwa nyoko wanyu uzakomanga, ntabwo ari imiryango yo kwa anko wawe ukomeye uzakomangira. Oya, ahubwo ukomange ku muryango w'ijuru. Nta kindi, ni ukwiyiriza ubusa no gusenga. Ukomange uzakingurirwa, n'ukingurirwa ayo ni amarembo y'ijuru. Iyo Imana yamaze kugukingurira ivugana nawe, ikabana nawe. Hari igihe umuntu yiriza ubusa asenga cyangwa se akirirwa iminsi 7 asenga ariko atari yigera yumva ijwi ry'Imana, nuko ataba yakomanze. Ariko iyo ukomanze amarembo arafunguka, ukumva ijwi ry'Imana, Imana ikavugana nawe. Abantu ntabwo bakigira inyota yo gukomanga ku muryango w'ijuru, ahubwo barifuza gukomanga ku miryango y'abantu bakomeye, barifuza gukomanga ku miryango yaba babona ko hari icyo babarushije muri uyu mubiri. Ariko ibyiza nuko wakomanga ku miryango y'ijuru, kuko ijuru hari icyo rikurusha. Icyo rikurusha nyine ni imbaraga z'umwuka, ni imbaraga zo kwihangana, ni imbaraga zo gukomera mu bigeragezo, ni imbaraga zo gukomera mu gihe cy'amagambo, ni imbaraga zo gukomera mu gihe cy'ibitero by'abadayimoni, ni imbaraga zo gukomera mu gihe gisa nk'iki ngiki bigaragara ko amasinagogi yamaze gusenywa. Ni imbaraga Imana ishobora kuguhereza ukabana nazo, ukihanganira ibikugerageza. Kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko iyo amaze kwemerwa ngo yambikwe ikamba ry'ubugingo. Iryo ni ikamba Imana yasezeranije abayikunda. Imana ikugirire neza cyane. Ni byiza yuko dusaba, kuko nidusaba tuzahabwa, kandi nidukomanga tuzakingurirwa. Uwo dusaba ni Kristo, ni Data wo mu ijuru, niwe muzima, niwe mwiza. Ndagira ngo muri mwebwe hari benshi bagiye gusaba bakomeye, hari n'abasabye abo bizeraga, ariko mu by'ukuri batigeze bagira icyo babamarira. Nubwo yagira icyo aguha akagaruka akakigucurira, Data wo mu ijuru we rero ntabwo ari uko nguko bimeze. Iyo umusabye akaguhereza, kandi nubwo wamukosereza nibyo kugira intege nkeya bibaho, ariko we ntabwo agaruka ngo akugirire nabi cyangwa se akuvuge nabi. Umurongo wa 10, nuko umuntu wese usaba ahabwa, nuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Imana amahoro itugirire neza cyane. Ukomanze arakingurirwa, usabye nawe arahabwa. Kuko mu ijuru hari byinshi, kandi ibyo byinshi ni iby'abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo ibyo kurya by'abana b'Imana ntabwo byahabwa imbwa. Hari igihe n'imbwa zikenera zigashukurira ibyo kurya by'abana b'Imana, kuko abana b'Imana bo nta nubwo bakizi gusaba. Ni gute ushobora kujya gusaba? Nuko uwo dusaba ni Data wo mu ijuru, kuko niwe udufitiye ibyacu twebwe abasenga Imana. Muri make rero Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwa kubera ko musaba nabi. Birakwiye yuko tumenya gusaba, kandi tukamenya kwinginga, kandi tukamenya gutakamba, kuko umuntu wese uzi gutakamba niwe ushobora kugira ikintu akura mu kiganza cy'Imana. Ariko ikiva mu kiganza cy'Imana birasaba amasengesho menshi, kuko iyo uri musenga ufata mpiri imigambi y'abadayimoni, iyo uri musenga ufata mpiri imigambi y'abagome n'abagambanyi, iyo uri musenga ufata mpiri imigambi y'abarozi, iyo uri musenga ufata mpiri imigambi ya Porowone n'ingabo ze zose. Muzi neza ko arizo ziba hano mu kirere zihora zifata amasengesho y'abana b'Imana. Ndetse
uyu usenganye intege nkeya burya ntabwo amasengesho ashobora gutumbagira ngo azamuke agere ku Mana. Niyo mpamvu bigusaba iki? Kugira imbaraga mu gusenga ni ukwatura ibyaha byawe, ni ukubanza ukatura ndetse ugakiranuka ukanga icyaha n'igisa nacyo, nibwo uba wizeye neza ko isengesho urimo urasenga rishobora kugera ku Mana. Hari abantu rero bajya gusenga bakavuga ngo byose Yesu ku musaraba yarabirangije, kandi mu by'ukuri icyo yarangije nuko yatanze amaraso ye kugira ngo uruhijwe n'ibyaha, uremerewe n'ibyaha wese asenge kugira ngo yivurugute muri ayo maraso ababarirwe. Ariko ntabwo ubabarirwa utigeze usaba imbabazi, nta nubwo ubabarirwa utigeze watura, nta nubwo wababarirwa utigeze utakambira Imana kugira ngo ikubabarire. Ni byiza yuko usenga wese akwiye kubanza kwatura ibyaha bye ndetse akikiranura n'abantu hirya no hino kugira ngo Imana ibashe kumva isengesho ryiwe. Umurongo waho wa 11 mbese wa 11, mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye cyangwa ifi akamuha inzoka? Imana y'amahoro dutabare cyane. Imana irangije iravuga ngo ese ko mwirirwa mwitotomba. Hari abahanuzi benshi birirwa bitotomba, hari abakozi b'Imana birirwa bitotomba bavuga bati Imana yaraturetse, Imana yaradutaye, ibi nibi ntibyagakwiye kuba muri ubu buryo. Ariko Imana none irabajije ngo mwebwe ko muri babi, ninde muri mwebwe wabasha kugira umwana we yamusaba ikintu yarangiza ntakimuhe? Reka ngusubiremo uyu murongo ukuntu uvuze. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye cyangwa ifi akamuha inzoka? Imana idutabara. Ko twebwe turi abantu tukaba turi babi, ninde muri mwebwe umwana we yasaba ibyo kurya yarangiza akamuha icyondo? Ninde umwana we yamusaba umutsima yarangiza akamuha ibuye? Ese ninde yasaba ifi yarangiza akamuha inzoka? Kandi twebwe turi abana b'abantu. Buri muntu wese iyo umwana musabye kabone nubwo waba utagifite uremera ukajya gupagasa ukakibona kugira ngo wa mwana ukimwe. Ndetse niyo utakibonye urara umutima wawe ubabaye cyane ngo ariko data wo mu ijuru ko ari mwiza akaba atandukanye natwe, ni gute twamusaba akatwima? Abantu nibongere batinyuke bajya imbere y'Imana biyoroheje bayisabe kandi bazahabwa. Abantu nimwongere mutinyuke mujye imbere y'Imana muciye bugufiya mukomange kandi muzakingurirwa. Iyi Mana muyigarurira agaciro. Hari abantu benshi cyane nzi bagiye imbere y'Imana bababaye, bagiye imbere y'Imana bakennye, bagiye imbere y'Imana bashonje, bagiye imbere y'Imana bambaye ubusa, ariko Imana irabambika, ariko Imana irabagaburira, ariko icyo tuyituye ni ukuyitera umugongo. Abantu ntabwo bakifitiye icyizere, ahubwo abenshi bamaze gukurwa mu byizerwa, bamaze kumera nk'abisi. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twongere dukomange. Ni ukuri twe gucika intege, abantu bahe guheranwa n'agahinda, we kuvuga ngo ibingibi Imana byarayinaniye. Hoya, ntabwo bishoboka. Nta kintu na kimwe cyananiye Imana mu gihe cyashyizweho. Yo ubwayo iravuga ngo ni iki cyananiye mu gihe cyategetswe. Igihe cy'Imana yo kigeze Imana iruhuka igakora. Abantu bakomeze bizera Imana, tureke gucika intege, tureke kuva mu byizerwa, kuko birashoboka yuko waba mu butayu igihe kirekire, waba mu ntambara igihe kirekire, waba mu burwayi igihe kirekire, waba mu bukene igihe kirekire, ukibwira ko Imana yakuretse. Oya, ntiyakuretse, oya ntiyagutereranye, oya ntiyaguteye umugongo. Imana iracahari kandi ihari ku bwawe, ihari ku bw'uburwayi bwawe, ihari ku bw'uburushyi bwawe, ihari ku bw'uko ushonje. Wikigusaba ngwino, irakubwira ngo ngwino mwana wanjye usenge kandi unyegere, ubundi nanjye nzakugirira neza. Twe gutinya Imana, twe kwihindura ingome, twe kumva ko Imana nta kintu yakora. Reka kumva ko Imana itagukura mu bushomeri bukabije, reka kumva ko Imana itaguhereza akazi nawe ugakora, reka kumva ko Imana itagira igitangaza ikora ku buzima bwawe. Ntabwo Imana yaremewe, ntabwo Imana iriho ngo iremere igitangaza bamwe abandi bareke kuko si umuntu. Ntabwo irobanura ku butoni. Imana ntireba igikara, Imana ntireba inzobe, Imana ntireba abagufi, Imana ntireba abarebare. Ahubwo mu isi yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo imugirira neza, uwo nguwo imucishiriza, mbese imutegurira ameza mu maso y'abanzi be. Iraza igakora igitangaza imbere y'amaso ye, yarangiza nawe akanezerwa, yarangiza nawe akumva aguwe neza. Ahubwo icyo dusabwa ni ugukomanga. Noneho ababyeyi mwongere mukomange, noneho abagabo mwongere mukomange, babavuga butumwa babona ko byabacanze mwongere mukomange, kuko iyo mwakoreye ntabwo yibagirwa. Umwana w'umuntu wamugirira neza akakwibagirwa.
umuvandimwe wamugirira neza akakwibagirwa, uwo mwasenganye wamugirira neza akakwibagirwa, uwo mwagendanye wamugirira neza akakwibagirwa, ariko Imana yibuka ijambo yasezeranye nawe. Imana yibuka ko yavuganye nawe. Imana yibuka ko yabanye nawe. Hari amajoro waraye usenga, kera turirimba indirimbo z'amazamuka, kera tukarimba indirimbo z'umwuka, ariko uyu munsi wa none abantu b'Imana bamaze gukamuka, babonye ko iyi Mana nta kindi gishoboye. Reka nkubwire ngo Imana iracyashoboye, iracyavuga bikaba, yategeka bigakomera, iracanyuranye ibihe. Ahubwo yegere, utakambe, uboroge. Cumi na kabiri, ngo cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo. None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose kuguha umwuka wera, guha umwuka wera abawumusabye? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyi ni Imana irimo iravuga. Iravuga ngo mwebwe nimba mushobora gutunganya ibyo mu ngo zanyu, mugashobora gutunganya iby'imiryango yanyu, mugashobora gutunganya iby'abavandimwe banyu, mugashobora gutunganya iby'abaje babahungiyeho, harya Data wo mu ijuru we azabuzwa n'iki kubahereza ibyo mwifuza? Ntabwo Imana izabura kubahereza umwuka wera. Ni ukuri mu by'Imana yakwima, umwuka wera nturimo. Ni ukuri mu by'Imana yakwima, imbaraga zayo ntizirimo. Ni ukuri mu by'Imana yakwima, agakiza ntabwo karimo. Ni ukuri mu by'Imana yakwima, imibereho ntabwo yayikwima, kuko ibereye maso abayitegereje bose. Ahubwo twongere tugaruke. Ese wari uzi ko icyatumye ugaragara nk'aho Imana yagutaye ni uko wagiye mu byaha ugasayisha? Kuko ikidutandukanye n'ubwiza bw'Imana ni ibyaha. Iyo tubesha Imana iraduhunga, iyo dusambana Imana iraduhunga, iyo twiba Imana iraduhunga, iyo dukoze ibyaha Imana iraduhunga, iyo tugiye mu bitayinejeje Imana iraduhunga, iyo twitwaye nk'abisi Imana iraduhunga. Ariko iyo dukiranutse Imana iradusanga, iyo twegereje Imana iradusanga. Ahubwo ikibazo nuko tuyivuga ku munwa gusa. Imana irashaka ngo tuyivuge no mu bikorwa. Imana irashaka ngo tuyakire mu mitima yacu. Ujye ugenda wumva Imana, ujye ukora wumva Imana, ujye ubana n'abantu wumva Imana, mu rugo rwawe ujye ubaho wumva Imana, mu mikorere yawe ujye wumva Imana, mu migendere yawe wumva Imana, waba uri muri tagisi wumva Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo ugendera muri presence y'Imana uba ufite imbaraga zo gusaba no gutegeka, kuko yabwiye Yeremiya iramubwira ngo mwana wanjye kuri ibishimwa mu bigawa, kuko nukuri ibishimwa mu bigawa uzamera nk'akanwa kanjye. Nunsaba icyo unsabye nzakiguhereza, kuko uzaba ufite imbaraga zanje muri wowe. Imana irashaka ko twatura, Imana irashaka ko dutandukana n'icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo twumve Imana kandi dusabe tuzahabwa. Ikiduteranya n'Imana nuko tuvanga ibishimwa n'ibigawa, tugashaka gukiranirwa no gukiranuka, tugashaka kuba mu by'isi ndetse no mu by'Imana. Ni byiza ko tumesa kamwe, tukayoborwa n'umwuka wera w'Imana. Hari abo njyamo basigaye bisiga ibintu iby'Imana babihinduye komedi, bakaza kuri kamera, wa mwanya bari kuvuga Imana bakaba bari kwikora ibitanezeza Imana, ndetse ntibatinya no kwiyaturaho amagambo mabi kugira ngo bikururire ababareba cyangwa se bikururire abashobora kubafasha. Ariko reka nkubwire, wakwivuruguta hasi, wakwivuruguta mu ivu, wakora icyo ushaka cyose, ntabwo wabona Imana, ntabwo wabona ineza y'Imana udakiranuka. Reka nkubwire impamvu ubutayu bugushaririye. Itonde ubaze Imana neza. Hari n'igihe yaguciye ku ngoma, ariko wowe ukibwira ko ugifite uwo mwana, kandi ufite umwana afite ubugingo. Ufite ubugingo ntagenda nk'injiji, ufite ubugingo ntakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ufite ubugingo ntiyitwara nk'abisi, ahubwo ufite ubugingo agira uko agenda. Ufite ubugingo agira uko agenda. Ntabwo ndi hano kugira ngo nkubwire ibintu byinshi, ahubwo ndi kukubwira ngo ngera ukomange. Ariko ukomange wamaze kwitandukanya n'iby'isi, ariko ukomange wamaze gutandukana n'ibyaha, ariko utereta Imana mu by'ukuri. Nawe ubwe wumva ko nta mutima ugucira urubanza. Birababaje kurira agatutu uri umusambanyi,
birababaje kwikangata ngo uri umuhanuzi uzi neza ko uri umunyabyaha rwimbi, uzi neza ko muri wowe nta cyiza kivamo. Umva, itiyo isohora amazi yanduye ntishobora gusohora amazi meza keretse iyo bamaze kuyivura, keretse iyo bamaze kuyibobina. Garuka, va mu byaha, wongere wegere Imana, wongere ukorere Imana, wongere usabane n'Imana, wibuke iminsi yawe ya kera, nurangiza ugarukira Imana, Imana neza kugarukira. Wakoze cyane kubana natwe. Reka dusenge Imana. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye kubw'uyu munsi waduhaye. Turifuza kugenda nk'uko wagendaga. Urugamba rwanye wararunesheje, urugamba rw'amagambo wararunesheje, urugamba rw'uburwayi urarunesha, urugamba rw'ubushomeri urarunesha. Nta rugamba na rumwe rwakunaniye. Ngaho ngwiruneshereza ubwoko bwawe, wongere gusuka umwuka wera. Abafite amava asukumwa wongere uyakomeze, komeza intege nkeya zabo, uzibakuremo kandi wohereza umwuka wera, kuko watubwiye ko utabura kuduha umwuka wera. Ubu niwo dukeneye muri uru rugendo, ubu niwo dukeneye muri iyi minsi. Urakoze, urakarama rero. Iki gikirumvisha ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.